rero mu kwaha hari abantu bagira mu kwaha h'umukara, abantu benshi bagira mu kwaha h'umukara ariko ugasanga bimuteye isoni, bigutera isoni zo kwambara ibyo ushaka, wenda nk'abantu bakunda kwambara décolleté cyangwa se ugasanga uragira ubwoba bwo kuzamura akaboko, uragira isoni zo kuzamura akaboko mu bantu, nimba uri muri gym nturi butinyuke kuzamura. Kuku muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, ibihe bikomeje kubabera byiza, akazuba kabagezeho namwe twari tumaze iminsi imvura itumereye nabi, ariko uyu munsi akazuba kavuye nk'uko mubibona, nicaye hanze hari umucyo, harasa neza. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze kuri Olaf Sauda. Njyewe nitwa Sauda nk'uko mumaze kubimenyera, abasanzwe ahangaha baranzi, niba uri mushyashya ndakwibwiye nitwa Sauda. Rero nguhaye ikaze kuri no chaîne, ni chaîne tureberaho ibintu bitandukanye, ni chaîne duhuguranaho mu bintu bitandukanye, mu bwiza n'ibindi bizagenda biza. Ubu ngubu sofa ibyo tumaze gukora no bwiza no guteka, ariko n'ibindi biracyaza, mushonje muhishiwe. Uyu munsi rero nicaye ahangaha, ndaje ngo tuganire ariko twongere duhugurane, twongere tugire ibyo twungurana. Niyo mpamvu nicaye ahangaha rero, ntago none ngiye muri pratique gusa, byari kuba byiza iyo mbikora ariko ntago byankundiye, kuko uyu munsi ndashaka ko turebera hamwe ikintu gitera urabona mu kwaha. Nabonye hari abantu benshi babimbajije, mu kwaha kwa kundi haba hasa umukara hijimye, nyine umuntu bikamutera isoni zo kwambara décolleté. Impamvu rero ntabikoze muri pratique nuko njyewe malheureusement ntago nabereka ahangaha ngo mbikore nkuko njya nkora mu maso, ariko ndabibabwira mu ncamake, namwe mwabyikorera nta kibazo. Mwamaze kubona ko ataba ari ibintu bigoye, mushobora kubyikorera muri mu rugo, si ngombwa ko mbibereka muri pratique. Rero mu kwaha hari abantu bagira mu kwaha h'umukara, abantu benshi bagira mu kwaha h'umukara ariko ugasanga bimuteye isoni, bigutera isoni zo kwambara ibyo ushaka, wenda nk'abantu bakunda kwambara décolleté cyangwa se ugasanga uragira ubwoba bwo kuzamura akaboko, uragira isoni zo kuzamura akaboko mu bantu, nimba uri muri gym nturi butinyuke kuzamura, birasaba kwambara ibintu bigeza ku maboko kandi atari ko wowe ubyifuza, atari byo ukunda. Iyo niyo mpamvu rero nyamukuru ugomba kuhitaho cyane kugira ngo hase nk'ahandi ku mubiri, bitazajya bigutera isoni, bitazajya ugira isoni zo kujya mu bantu cyangwa zo kwambara ibyo ushaka kubera ko mu kwaha hawe hijimye. Hari n'ahandi ku mubiri haba hijimye, naho tuzagenda tuharebera hamwe, nko mu nkokora, mu mavi, bitewe hari abantu bisiga amavuta, cyane cyane amavuta arimo amahydroquinone, ugasanga yaguhinduye ahandi, ariko ku nkokora no mu mavi no kuri utu tuntu two ku ntoki no ku birenge ugasanga harijimye, kubera ko umubiri waho urakomeye kugira ngo uzajye gufata amavuta biragoye. Ariko uyu munsi icyo nshaka ko turebera hamwe ni mu kwaha. Ikintu rero nyamukuru gituma mu kwaha hijima, icya mbere harimo kogosha, gushevinga, kwa kundi twogosha, wenda wogoshesha jirete, wenda wogoshesha urwembe, ugakubaho, ukahakuba. Ibyo ni bibi, bituma mu kwaha hawe hijima, bikagutera isoni, nyine bya bindi twarebye haruguru. Kogosha rero ibyiza, hari abogoshesha jirete cyangwa bakogoshesha urwembe, ni bibi cyane kubera ko iyo hakubye noneho n'umubiri ufatanye, ntago ubona ubwisanzure buhagije nk'undi mubiri wose, kuko hagera izuba, hagera akayaga, hagera ibintu byose. Akenshi usanga niyo umuntu yisize kugira ngo azibuke kwisiga mu kwaha bigoye. Kubogoshesha jirete cyangwa urwembe rero ni bibi. Hari n'abantu bogoshesha, hari cream shaving cream, amakreme bakoresha bogosha. Ari amakreme rero nayo iyo utayitondeye, hari igihe akenshi ntago aba ari meza yose, ugasanga uwaguye kumbi iragutwitse, ikagutwika mu kwaha. Iyo utwitse mu kwaha rero ni hahandi usanga
habaye umukara. Izira shaving cream nazo ni ukumenya iya nyayo nziza ugomba gukoresha. Mu cyimbo cyo gukoresha iyo shaving cream mu gihe utayizeye cyangwa gukoresha Gillette cyangwa urwembe, ibyiza bishoboka wakora waxing. Waxing ni ukuntu bashevinga, ushobora gushevinga ku mubiri hose no ku maguru, ahantu hose hari ubwoya utifuza ushobora kubukuraho, ariko udakoresheje bya bindi twarebye by'urwembe na za Gillette n'ibiki byose. Waxing ni ndavuga ni nka creme bagusiga bagakuzaho, hari akantu bakuzaho kabugenewe nyine bomeka bakahita bakuraho. Urumva icyo gihe bikuraho bwa bwoya, bikabukuraho neza bidasabye gukuba. Mu cyimbo rero cyo gukoresha ibyo bintu byose wakoresha waxing. Waxing niyo nziza nyine umuntu yarekomanda ku muntu ushaka gushevinga cyangwa gukuramo buno bwoya bwo mu kwaha kugira bitazagusigira ibibara by'umukara. Ikindi kintu umuntu aba agomba kwitaho cyane mu kwaha ni deodora. Kureba deodora ukoresha. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba muri deodora ugiye guhitamo, kuko habaho ubwoko bwinshi cyane. Deodora ni kuko nabonye hari abantu bansabye ngo njye mbivuga mu Kinyarwanda, mba nagerageje pe, gusa hari ibintu bitabifite Ikinyarwanda ni ukuri, kandi namwe murabizi hari ibintu wenda kiba gihari ariko kitazwi n'abantu bose, reka bari kuvuga kuko ndahamya ko ushobora kukibaza nk'umuntu w'umusizi cyangwa iki akakibonera Ikinyarwanda cyacyo, ariko twebwe tutabizi. Gusa deodora ni ndakibuze ngite agahumuza, akantu gakoreshwa kugira ngo gahumuze mu kwaha, kakurinde gutranspira, kakurinde kubira ibyuya mu kwaha, ugiremo n'impumuro nziza. Iyo niyo deodora, niyo definition ya deodora mu magambo makeya. Deodora rero ugiye kuyikoresha, banza urebe deodora idafite alcohol free. Somaho urebe ko ari alcohol free. Deodora yose ifite alcohol izagutwika mu kwaha hazemo cya kibara cy'umukara. Tujye tugira n'umuco wo gusoma ibintu tugiye gukoresha, yaba ibyo turya, yaba ibyo twisiga, buri kimwe cyose ugiye kugura ubanza usome, urebe ko kijyanye n'ibyifuzo byawe, kijyanye n'ibyo wowe wifuza muri icyo kintu ushaka. Kuko turi kuvuga kuri deodora, reka ubanza usomeho. Ikintu cyose kiba gifite ibigikoze, ingredients zigikoze, yaba ari ibyo turya, yaba ari ibyo twisiga, biba byanditseho, handitseho ibintu bigikoze. Niyo mpamvu rero ibyiza banza usome ibintu bikoze iyo deodora, urebe ko hatarimo alcohol. Muri deodora yose uzisiga mu kwaha, reba ko hatarimo alcohol, nta kindi izagukorera, izagutwikira mu kwaha hazemo cya kibara cy'umukara. Hanyuma rero ubwo umaze kubona ko deodora yawe idafite iyo alcohol, wenda waragerageje, uragifite icyo kibara cy'umukara, urabifite kuko ni mu kwaha hombi, ariko urashaka kubikuraho, urashaka kubireka kugira ngo bitazakomeza kugutera isoni, bitazakomeza kukubuza kwiyambarira ibyo ushaka kandi wowe nibyo wikundira. Hari abantu urabona nk'iri zuba kuntu rimeze ricanye, ugasanga wambaye ikintu kigupfutse kandi nturi umuyisilamu, wowe usanzwe wikundira kwiyambarira ibintu bigize, ariko kubera bya bintu byo mu kwaha bigutera isoni, niyo mpamvu usanga wambaye ibitajyanye n'ibyo wifuza. Kugira ngo rero ukuremo cya kibara cy'umukara, hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha, gusa bukeya muri bwo ushobora gukoresha ya turmeric. Murayibuka turmeric twakoresheje muri mask yo mu maso, iriya turmeric ruriya ruvange kuriya bimeze. Gusa iyo gukoresha mu kwaha si ngombwa kujya gushyiramo ubuki, si ngombwa kujya gushyiramo amata, si ngombwa ndumva ari ibyo twakoresheje. Ushobora gushyiramo turmeric, ushatse wayivanga n'amazi gusa bisanzwe, bikafata bikaba rwa ruvange rumeze nk'igikoma, ukisiga mu kwaha, ukareka iminota 15-20, ubundi ukabihanagura.
ukabikora kenshi gashoboka pe, icyo gihe bizagufasha kugira ngo ukeshe hahandi hamaze kwangirika. Ikindi kintu nibagiwe tutararenga aho nsubira inyuma gatoya kuri deodorant, buriya uramutse utabonye deodorant ufite ikibazo cy'umuhumuro utari mwiza mu kwaha cyangwa cyo gutranspira, ushobora gukoresha indimu yonyine pe, ukabyisiga buri gitondo. Ushobora kwisiga mu gitondo na nimugoroba, igihe cyose ushakira ukisiga indimu mu kwaha. Bizagufasha kudatranspira, bigufasha kutagira umuhumuro mubi, kuko uriya muhumuro mubi uzanwa no gutranspira. Bibaye atari uburwayi bwo kwa muganga, kuko hari ababa bifite nk'uburwayi, bibaye atari uburwayi bwo kwa muganga, wakoresha indimu ikagufasha ukirinda izo expenses zose zo kujya mu madeodorant ubaye utabifitiye ubushobozi. Okay, dusubiye inyuma rero dukomerejeho twari tugeze n'indi kubabwira ibintu bishobora kubahindurira ukwaha kwanyu kugasa nk'uko mubyifuza. Tuvuye kuri turmeric, ushobora gukoresha ya baking soda. Murayibuka baking soda nababujije gushyira mu maso, mu kwaho ushobora kuyikoresha ukayivanga, nayo ushatse wayivanga na turmeric, ukabivangamo muri turmeric yawe ukabyisiga mu kwaha. Mu kwaha ho nta kintu twaye kuyisigamo. Mu maso niho twayibujije kubera ko uruhu rwo mu maso ruroroshye rutandukanye n'uruhu rwo mu kwaha. Ushobora kuyivanga na turmeric cyangwa ukayivanga n'ifarini isanzwe, ukavangamo baking soda, ugashyiramo indimu, ugashyiramo n'amazi makeya, cyangwa ugashyiramo indimu ihagije, ukabivanga neza. Bikaba rwa ruvange twabonye nko kuri turmeric, nk'uko wabivanze kuri turmeric. Vanga baking soda n'ifarine n'indimu, nabyo byisige mu kwaha, nabyo bizagufasha guhindura mu kwaha kwawe. Hari n'amasabune aba akoreshwa nk'abantu bashaka gucya, bashaka kwikesha, nayo ushobora kuyogamo, ukoga mu kwaha neza, warangiza ukahasiga. Hari agasabune kitwa Pyari, nimba bivuze neza simbizi, kitwa Pyari, nako ntako mfite ngo nkabereke, ariko ndareba ko nshobora kukabona kuri Google nkabashyirireho. Kitwa Pyari, ni agasabune gakozwe muri turmeric, ni agasabune kahindukira buri wese, kagura 1000 niba ntibeshye mu Rwanda. Niko kagura, ko ushobora kugakoresha mu kwaha nako ukakogamo neza, ukakareka nk'iminota byibuze nk'itatu, nturenze iminota 3. Uko nurenze iminota 3 nabwo bizagutwika, byongere bigusugire bya bibara. Amasabune yose akesha, amasabune yose abantu bababwira akakesha, nuyishyiramo ntuzarenze iminota 3, uzayishyiremo uyireke nk'iminota 1-2, ubundi wogemo wisigemo amavuta. Ibyo byose nababwiye ushobora gukoresha mu kwaha ushaka kwikesha. Ntago wemerewe kubikoresha washevinze cyangwa wiyogoshe. Uburyo bwose waba wiyogoshemo, waba wiyogoshe ukoresheje jilete, waba ukoresheje urwembe, waba ukoresheje za shaving cream cyangwa waxing, uburyo bwose waba wiyogoshemo ntago wemerewe gukoresha ubwo buryo nababwiye bwose. Urabireka ugasigamo amavuta bisanzwe, amavuta ari naturel bisanzwe, hakabanza hakamera neza, hagakira, hamara gukira ubundi ukazabona gukoresha ubwo buryo. Nibyo rero abari bansabye ko nazababwira ikintu cyakesha mu kwaha, nicyo. Ntago nabibakoreye ngo mbibereke nk'uko bisanzwe, impamvu nayibabwiye, ariko mwebwe mwabyikorera mu rugo kandi bikagenda neza. Muzambwira aho bizagendekera neza uko muzabikora. Gusa nanone nk'uko nabibabwiye mu maso, nabyo bisaba patience, bisaba ko wihangana. Ntago ari ibintu uzakora ngo umunsi umwe bihite birangira ubone result ushaka. Bisaba ko ubikoresha inshuro nyinshi zishoboka, kandi ugakomeza kwihangana mu gihe uri kubikora, mu gihe ugitegereje igisubizo, mu gihe mugitegereza ababafasha, mukomeze mwihangane, mubikore inshuro nyinshi zishoboka, muzabona result. Ikindi kintu rero ushobora gukoresha ukesha mu kwaha kwawe ni bakita apple cider vinegar. Barayigura mu supermarket atandukanye, wayibona
ugenda uvuga ko ushaka apple cider vinegar. Iyo rero nayo ishobora kugufasha gukesha mu kwaha kwawe. Apple cider vinegar ifitemo mild acid afasha gukuraho za dead skin twarabibonye mbere dukora tuvuga ku by'uruhu rwo mu maso. Dead skin rero ni rwa ruhu ruba rumeze nk'urwashaje rwo mu kwaha, urwo rwo mu kwaha rwo rutuma nyine hirabura. Apple cider vinegar ikoreshwa ikuraho izo dead skin, kandi ishobora gukoreshwa nka desinfectant ni cyo kiranjabutse ishobora gukoreshwa nka desinfectant. ni ukubwumbuze uko ndi bubishyiremo mu Kinyarwanda. Desinfectant ni nko kwica nk'amamikrobe, ngira ngo ndumva ari nk'ibyo ngenekereje, nko kwica nk'amamikrobe. Yica rero za mikrobe zituma hazamo impumuro mbi mu kwaha. Ishobora gukora muri ubwo buryo. Kuyikoresha rero kugira ngo wikeshe mu kwaha, wayifata ukayivanga na baking soda, ya baking soda ugashyiramo n'amazi, uko ikintu cyose ushyizemo baking soda gisa nkaho kibira, gisa nkaho nyine kita kizana ibintu by'ibifuro kibira. Ukabireka rero bikabanza bikabira, warangiza bikamera nk'igikoma, kwa kundi ushyiramo bikamera nk'igikoma gifashe. Ibyo rero nibwo uzabigenza. Ufata apple cider vinegar, ushyiremo baking soda, ushyiremo amazi, bibire. Nimara kubira bimere nk'igikoma gifashe, ntabwo ari ukubira kuko bizajya kumbabura cyangwa ku mashyiga, ni ukubira kuko ushyizemo baking soda. Ikintu cyose ushyizemo baking soda gisa nkaho kibira. Ubireke, nurangiza ubyisige mu kwaha iminota mikeya, uhanaguremo n'amazi meza, unashyiremo ya moisturizer yawe cyangwa ya mavuta yawe. Ibyo nabyo bizagufasha mu gukesha mu kwaha kwawe. Ibyo rero ibyo ngene nabateguriye uyu munsi byagufasha mu gukesha mu kwaha, kuko rwose ukwaha gusa nabi gutera complex pe. Tubwizanyije ukuri ugasanga ahandi usura inzobe cyangwa se uri imibiri yombi, kuko nibaza ko wirabura cyane ntabwo byagaragara, ariko mu kwaha ugasanga harirabuye, ubona ari nk'umwanda. Niyo hataba harimo umwanda uba wakarabye hasa neza, ariko iyo hirabura umuntu ashobora kugira ngo ni umwanda. Rero mu rwego rwo kwirinda ibyo ngibyo, rwo kwirinda mu kwaha hirabura, kugira ngo tutazajya tugira complex zo kwambara ibyo dushaka, ushobora kugerageza ibyo ngibyo. Habaye hari n'ikindi wenda wumvisha ntavuze kandi wowe cyagukoreye, uzi ko cyagufashije, ushobora kucyandika muri comment, tugafasha bagenzi bacu. Duhugurane, twigishanye, tugire umukobwa usa neza, umukobwa wishimiye umubiri we. Ntabwo bivuze ko iyo udasa neza utishimiye umubiri wawe. Oya, kwishimira umubiri wawe ni kimwe, no gusa neza ni ikindi. Ariko icy'ingenzi kibanza kurusha ibindi ni uko wishimira umubiri wawe, ukishimira uwo uri we, ukishimira uko uteye, ukishima muri wowe. Wishimye muri wowe, wishimye mu mubiri wawe urimo, biguha icyizere cyo gukora neza, biguha icyizere cyo kwiga neza. Niba uri umunyeshuri, ukita ku muryango wawe neza, ukita ku nshingano zawe zose neza, ariko dusa neza. Rero ibyo nari nabateguriye uyu munsi ni ibyo. Murabona ko izuba rimeze nabi rimeze nabi, kandi ngewe n'izuba byaranze ntabwo dukorana. Niyo mpamvu ngiye gusoreza ahangaha. Akandi kantu nashyiramo aho ngaho, izuba ni ribi ku ruhu rwacu, rirarwangiza. Ibyo nabyo tuzabirebera mu bindi, ariko nagira ngo nkongeremo. Ndumva nasoreza ahangaha, mbashimira cyane 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 mbikuye ku mutima abantu mwese mukomeje kunyereka urukundo, abantu mukomeje kunyereka ko turi kumwe, mwandika comment, mureba ibiganiro byanjye, mukora subscribe. Ndabashimiye cyane cyane cyane, kuko mwanyeretse ko rwose turi kumwe. Birashimishije, ni iby'agaciro. Ibyo nabyo nzafata umwanya mbivugeho, ariko ubu ndagira ngo mbashimire. Nsoreze ahangaha, njye kwikinga izuba. Ubwo uwari wabajije uko ashobora gukesha mu kwaha, ndizera yasubijwe. N'ibindi nzagenda mbisubiza gake gake. Ibyo nzi nzagenda mbisubiza gake gake. Ibyo ntazi nzabashakira abahanga muri byo babibasubiza. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana